wagahunguwe Imana imbabarire kuvuga ngo gahungu ariko wagahunguwe kankubwira ukuri nkuko kuri niba uzi ubwenge va muri iyi mihanda ujye gushaka icyo gukora genda ubumba amatafari genda ushaka ikiyede genda ushaka ibyo ukora va muri iyi mihanda utaza gusara kuko biratuma uba umusazi ko ntago mpakanye abagore batagira abagabo n'ibyo barasuzugurwa kandi ntago nakwanga gusuzugurwa nawe ariko icyo nkubwiye va muri iyi mihanda wa mwana we niba uzi ubwenge kugira inama va muri iyi mihanda njyewe naravuze ngo ngushyikiriye nagukubita sinzi n'Imana izampuza nawe ejo bundi warancitse uriruka iyo ngufata twari gukiranurwa na rimwe impano ya mbere nkeneye impano yo gukunda abana banjye yo si impano ya mbere kuko niba akantu gakoma mbabonamo ingaruka z'ibyose yankoreye mbese nkeneye impano ikunda abana banjye nkeneye impano yo kwikunda nkeneye impano yo kubabarira nkeneye impano yo kongera kumva ko Imana ishobora ibintu byose hatabuzeho na kimwe nkeneye kongera kwakira impano yitwa kugira Imana icyizere nkeneye impano nyinshi yo muri ubu buzima kongera kwizera ko harimo ubuhanuzi Imana yabaratumye nkeneye kwizera ibintu byinshi ko Dawidi sinzi wabivuze wari yaravuze ngo wowe twagendanye wowe twakoranye byose wowe wahindukiye untera icumu ryo kunyica ngo si n'umuturanyi yaba umuturanyi mwana ari kumwihisha umuturanyi niba azakugendera mu rugo ngo muhurire ku isahani imwe ko wamukwepa bigakunda none reka nkubwira ikigeragezo kitari iwawe kizaguhangayikisha yego ko kiracyo wakirwanya ukagitsinda ko ntubugisanga mu rugo ariko kiri mu nzu hagarara utonyoke ucyambarireho umwenda unakigendane hari ikintu bita kwiherera ukajya kwihererana n'Imana ukayitabaza mukaganira ikagira ikiguhishurira ku bibazo ufite cyangwa uzi nkubwire Imana nta santi mugira iyi Imana ntabwo igikorwa n'isoni igihe wowe isoni ziri kugukora hari uwo yagiriye neza uri kwishima yego igihe wowe uri kubwejagura hari ubyaye uri kuvuga ngo ndagushimiye ko umpaye umwana muzima yego igihe wowe uri kuyivumagura hari uwo kubisa 5,000 ahahiye umwana amara ngo mbonye ukuboko kwiza kw'Imana Imana nta soni igira uzazana imikino na santima muri iyi Imana twinjiye batubwiramo ngo ibintu biranagana twinjiye tuzi ko tugiye gufata inyama z'imishishe aho gufata inyama dufata amagufa ukira aho ngaho mubeshya abantu ngo muri iyi Imana biroroshye ushaka kuyikurikira ni yiyanga namara kuyanga yikorera umusara maze agendane n'iyi Imana mbabona ariko ugomba gutera intambwe ukava mu buzima bwo kwiheba kugira ngo ubashe gukomeza abandi kuko icyo uciyemo kikugoye aho kugira ngo uzakomeze n'abandi uzi nkubwire biragora umuntu mwigeze ambwira ijambo numva mbwira ijambo ry'ukuri yarambwiye ngo biragora guhana umuntu mukuru utazi inzira yanyuzemo yisanga muri ibi byaha umva icyo ijambo ryavuze ravuze ngo biragora guhana umwana utaramwirereye ariko biragora ukabikora nkubwire buriya abatwigiye ku birenge atabaye ari bo bazana saga cyangwa atari bateza induru twebwe abayoborwa twaba turi abana beza aho ngaho niho nendaga kugera ntabwo navuga ngo ukoze hasi unyibutse ibuye ahubwo mfite ikibazo uyu munsi wa none abadamu b'abapasitori kazi abavugabutumwa bari muri social media ariko uyu munsi wa none bakaba baraje bameze nk'intama ariko ubu tuvugana bakaba bigaragara ko mu by'ukuri atari intama habonetse amaudio habonetse amavideo habonetse amashusho ku munyarwandakazi ese iyo ubyitegereje wowe ubibona gute nkubwire ngo abantu muri gupfusha mu karira ariko Imana irapfushije yabuze umuntu warira irapfusha tugaseka twe twapfusha bakanakoma impundu pe nkubwire Imana irapfushije twese twaje ku birenge by'Imana tubabaye turushye twarahombaye utabona iki kibiri ahubwo ubona unywa n'amazi akamanuka hano yareba tugeze imbere y'Imana ivugana natwe ijambo ryiza iravuga ngo izatugirira neza amen tuguma imbere y'Imana kuko ubw'icyo twayishakagaho ariko tukibonye icyo tuyituye niki ni kuyisuzugura tuyituye kuba
icyo yatuvuzeho, cyangwa se kwa kundi yatubwira ngo nimumara kurya mugahaga ntimuzibagirwe bana bacu. Dutuye Imana kwibagirwa, dutuye Imana ibintu mu izina rya Yesu. Dutuye Imana ibintu, Imana ku buryo reka bati uyu ni wa undi nari naravuganye nawe cyagiye, kandi niyo yamuremye, ariko kubera ko ibisaba ngo uyu ni wa wundi, ku buryo Imana ikorana nayo igatanga bati mu izina rya Yesu niwo umendetse bene aka kagera, uyu ni wa wundi. Turakabije icyo Imana yadushakagaho si cyo twayihaye, ahubwo duhaye Imana icyo itari twitezemo. Bivuge ngo ibyaha biragwiriye muri twebwe twiyitabera nyamara tutaribo. Twibuke ijambo rivuga ngo na marayika w'umwijima zambara umwambaro w'umucyo kugira ngo azagusha benshi cyangwa gushabera. Ntekereza ko hari n'Imana nyinshi ngo mu gihe ngo cy'imperuka bazaba Yesu araha, hari Yesu ukora ibitangaza, hari Yesu kuzura abapfuye, twese ngo tuziruka tujya kureba uwo Yesu, ariko ngo numubona ubwo aho hantu ntizigera uhajya, aho uzapfuka musenga gusha duhinduwe n'iki. Kuki iyo umuntu amaze kumva inyuma imbere hirya no hino hepfo yakwireba amaso akabona sika kakaririmbo uriya mugabo reka tujye tumugarukira Gonzage ndirimbo ndayikunda we. Umugore wabaswe n'umubiri ngo arirora akihindukiza akareba amata y'inzara agasiga niwarora yareba imisatsi agatereka amaso ati burya nanjye ndakomeye, nyamara iyo umubiri guhindutse nta na kimwe cyongera kugaragara. Umva ijambo yavuze ryiza nakunze, mva mugenzi reka nkubwire jya ureka kwiyobagiza, hari abasore hari abakobwa bari bambaye uwo mubiri, bari bafite dogitora, bari bafite ubushobozi, tureke yemwe tunagenzuye nta naho twari duhuriye, ngo ariko nubwo bari bameze batyo ubu bari bagiranye. Ngiwacu sino mubiri ubyumve nza gusiga, nubwo tubeshya ngo turabizi uzabora, naragutsinze ngo nkorera Imana genda mu uzasigara. Watsinduye umubiri none kwisha urahiye Imana isumba byose. Uyu mubiri hey mutubwire uyu mubiri uyu kuri wowe nta nkacitse amabere, uyu mubiri no gutsindwa n'umubiri. Uyu nje nta kindi kintu mbona kitunaniye ni umubiri. Umubiri unaniye abashumba. Jewe kare nabajije umunyamakuru ndambwira ngo ko hari abantu bagiye bapfakara bagasinya amasezerano ko batazashaka, aba bantu ntibabigeze none se kubera iki abashumba bibananiye. Nje navuze ijambo rikomeye mu mbabare n'ahantu ngere risubiremo, ariko nje nabaye mbambuye aya matitire ya pasiteri Pastor Mutesi nabaye ndi kwambuye uri Mutesi sinza andi mazina. Impamvu mbivuga ngiyi, mwisubire ku isoko hamwe mwahereye. Iyo aba mwagiraga amafoto yuko mwari muri cyagihe, ntabwo uyu munsi mwajya mu bujajo, nta nubwo uyu munsi mwajya mu matiko, ahubwo mwajya mureba ukaba ngo dushingiye ku mirimo yawe Mana, tongeye turakwemeye ntabwo twashwana. Ariko ikosa ngiri mbere wagaburiye urakuyobora burya, hagarara ugutwaza igitugu ukwanike mu banyamahanga no mu bisi. Kandi dore ikindi abantu benshi batazi kandi cyatugezemo, abagore twatumweho dayimoni w'ubusambanyi kugira ngo adukoreshe ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ubu Satani ahari ageretse akaguru ko kandi arimo aravuga ati baba hano simba arambitse cyabaye nabigeze. Amana yo kwavugaga ngo buriya reka nkubwiriye abantu bigaga nuko tuvuga abantu kavuga ngo ntabwo ngo tujye tuvuga ibyaha byabo tuvuge n'ibyiza byabo, ariko abantu babaye bigira ku nkuru ya yo nshuti yanjye nabo bareka kwikuraho ubunyangamugayo. Ibaza uyu munsi turakubona ushizemo kora pastorale, urimo urabashingira cyangwa urimo kubatiza, ariko nshuti yanjye ugasanga uri gucirirwa abagabo batagira ingano. Kabiri ugasanga uri kuvugwaho amateka atari meza, harya wabanje ukongera ukavuga ngo nshingiye, nshobora kuba ntari mitwe mu gihe cyari kiri nyacyo.
nshobora kuba narinjiye mu muhamagaro utari uwanjye. Banza urambike imihamagaro yose ufite, wongera ujya imbere y'iyi Mana, uce bugufi usenge. Niba dufite abanyamasengesho benshi mu gihugu, izi mfu, ubu butane, yego, izi ntambara, ibi bigeragezo biraturuka kuki? Ko dufite abasenzi benshi, ahubwo nuko biyambitse uruhu rw'ibyo batari byo. Bamaze kurwiyambika buri uzacunga. Niyo mpamvu ngiye mvugiraho hagira imbuto utifitemo nujya kuyibiba mu wundi muntu ntizamufata. Ntabwo nza kubibamo imbuto y'imbabazi, cyo ni icyambere ntiyagufata, kuko nanjye ubwanjye ntayo mfite. Sinakubibamo imbuto yo kwizera, kuko nayo ntayo ngira. Yego, ariko wa wundi ufite kwizera akukubibamo ukakumva neza, kuguhera mu birenge, kukazamuka ukakumva. Yego, kugeraho kugeza uyu munsi. Ariko ninza nkakubwira kureka icyaha, nzaba mfite imbaraga zacyo nacyumve neza kuko nakisanzemo. Ninza nkakubwira kureka ibi n'ibi, nuko nzaba nisanisha nabyo, kuko nabyibonyemo kandi ngira gute nanabyisanishamo nanasa nabyo. Iki kintu nkikubwira uzacyumva cyane. Impamvu uzacyumva nkikubwiranya amavamutima yanjye yose, kandi nkikubwiye ari nk'ukuri nk'uko kuri muri ngewe. Rero aho kugira ngo twigire kuri ibi birenge by'abatubanjije, turasubira inyuma kuri ibi birenge by'abatubanjije. Kuko aravuga ati sitajyayo n'uriya koko, urani ugiye gukora ibi, urani ugiye kugira, urani ugiye ni mbese ukaba uriya. Rero ntabwo ari byo nshuti yanjye, ntabwo ari byo ntabazi. Imana irapfushije. Ntabwo byoroshye, birakomeye. Uri gusanga abahanuzi aribo basenye ngo z'abagenzi babo. Uri gusanga abahanuzi nabo bafashwe basamba. Uriya mugabo yavuze ijambo n'uyu munsi ntiramva mu muri. Aravuga ngo ibyaha tubisange mu bantu bambaye amambazi. Ngo ntabwo ibyaha bikiri muri za mini. Ijambo ryarambabaje n'uyu munsi. Iyo aba bantu bumvaga twakongeye tukarira itorero. Ariko si ukuri yavuze. Nimba hari uwo ni ukuri. Oya, nimba hari uwo yahishuriwe cyangwa babikoranye. Ntago we yahishuriwe, bigaragara ko bahari kandi yababonesheje amaso, afite n'ibihano. Ariko se twe dusubije amaso inyuma, tukibuka abo twaribo. Birakwiye ko abantu bavuga ngo ibyaha bisigaye mu bambara birebire. Ubundi kibazo njya nibaza ni kimwe ku bantu tuvuga ko turi abarokore, kuki ibyaha iteka ryose ari byo bijya hagaragara, akari nabyo bitwara umwanya, kandi niyo umurokora akoze icyaha ntawe utereraho utwatsi, ahubwo nubaza, ahubwo bamushaka n'inyuma no kumutuma. Biterwa n'iki? Nkubwire rero, abantu bose bafite imana zabo, kandi izi mana bakorera bagiranye nazo amasezerano. Niba tukingingirana, ariko uyu munsi turahanganye. Uzi impamvu byaziye kwa Gahini na Abeli? Kubera ibitambo byatanzwe. Umwe yavuyemo atanga igitambo cyiza kirushije ibindi kuba byiza, agihereza Imana. Undi nawe avamo afata ibikonjorejwa cyangwa se bimwe byasigaye, ajya kubitura Imana. Ngo Imana yitegereze, ibona umutima w'Abeli, ibona ukuntu abikoranye umutima mwiza w'imihono n'urukundo, kandi akuyemo bya bindi by'imishishi, abihaye Imana. Urambwira ngo saha ishyari ryatangiriye? Niho ryatangiriye. Urakoze cyane. None se uyu munsi niba Imana igiriye neza Mariroze nkabyara, hari utari bubyishimire? Asakirana cyo ngo cyabyaye. Yego, niba ingiriye neza ikampinzo, ndabivuga ati buriya kirakivuze iki? Niba ngo yangabura ati buriya kirakivuze iki? Ibyo uvuze byose ni ikibazo. Dore niho hantu havuye ishyari. Turahanganye kandi igitumye duhangana, iyo aba twari tuzi ko Imana dukorera ari Imana, kandi tukamenya ko ubu bwami turi kujyamo tutagomba guhangana, ari ijuru ry'abera. Twagakwiye kurundarundana, tukagirana inama, tugasengerana. Ariko uzi impamvu? Nawe se yaseba, nawe se yakumva, urava mu murongo harajya mu ndidi. Ngibyo ibintu biri mu barokore. Uyu munsi turimo tugana ku musozo, kuko ntabwo nifuje kugira ngo tuze kuganira ku bintu byinshi bikomeye, kugira ngo nawe tukurekure ujye mu rugo. Inama yawe wahera, ariko by'umwihariko message wahereza igitsina kiri muri social media. Yesu we biyubahe. Yewe nkunda kuvuga
amagambo menshi ariko ijambo njya nkunda kuvuga mwitakaza umwimerere wabo twaribo twabyirutse turi abakozi b'Imana cyangwa twavukiye gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu ariko ibyo twari byo si byo twabaye byo ariko tube iby'Imana ishaka ko tuba byo twibe iby'abantu bashaka ko tuba byo kubera iki twaje turi imbere y'Imana duhakana ko hari ibintu tutazigera dukora ariko ugasanga bya bintu twarabiziruye nibyo turimo gukora ese kuguhabwa ijambo gutumye kuguhabwa ijambo turukoramo ibyaha reka mbwira abamama bamwe mwaba mama mwe none mwongere musubire ku isoko musenge nawe udasenga uba ku rugo rwawe nk'ubu twatangiye kubona impfu z'abagabo barimo biyahura ngewe ibi bintu maze kwibona nimugwa navuze nti muri iki gihugu habayemo DNA bakabigira nk'ubuntu bakavuga ngo buri mugabo wese ajyana abana yabyaye bajye gupima Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana biteye agahinda n'ukuri mwana w'intama w'Imana uwera we Imana yongera idusure Imana yongera iganza abagore mw'abagore mwe mwongere mukizwe mwezwe mwihana mukore ibishimwa mu bigaho azamera nk'akanwa k'Imana kandi n'ukuri turi kubona wana ko twatangiye kubona abagabo benshi bari kwiyahura none mufiririzo ikosa ryaje kuri bande ryagamutse kuri twebwe abagore hambere twavuga ngo abagabo ni ikibazo kubugiye hari umwe wanganirije uburyo umugore yamutanye umwana maze kumutana umwana arahindukiraza kwiba wa mwana yamumutanye afite imyaka 4 umwana uyu munsi agize imyaka 8 baramutwara ngamubwira ngo impamvu ntabanye na papa wawe yamfashe nabi noneho kandi uwo umwana urumva abazukuri kw'ibintu umwana asubiranye na se arambwira ati mama ati pa atuzi ibintu cya mama cyambwiye ajya harabivuga musaje ndazikwereka hano nandikwereka atari ko nabigenzura usanga cya mama ni ikigome ati ko mama hana ari yabyaye n'undi mwana kandi n'uwo mugabo hora bashwana nkuko nawe mwashwana yego noneho umugabo we ntiyabwira umwana mabi ya nyina ugatira mwana wanjye none ikintu cyantangaje yavuze ngo urana ko babana bamaze icyumweru batiga yavuze ngo uwo mwana wanjye jya wagiye gusura ngo ntago nzasubira kwa mama ngo we nawe mugabo bashakanye ngo bahora barwana ikindi kandi ngo bafite n'umwana wabo ugira amahane yego none tubwizanye kuri inshuti zanjye mwamba bariye mwaba mama mwe ko twaremewe imirimo myiza muri Kristo Yesu twakunganya imbaraga tugasengerana tukarekana amashyari kuvuga no kwicara inzangano no guhangana niba koko tuzajya mu ijuru turimo turapfiki niba Imana tuvuga ari imwe turimo turapfiki niba ibyo turi gukora ari bimwe turimo turapfiki nimureke guhangana namwe mwabagabo mwe kandi nimukomere ntabwo umuti w'ikibazo ari ukwiyica sino kwiyahura hanjye ndebo abantu bakunda kubigira ngewe ngegera diamond rwose kamugura kavuga ati urubundi ubona uzimarira iki wakwiyahuye ugapfa bikaraze njye ubikubwira nanjye izo mbaraga njya nzigira ariko nkongera nkareba nkabona ko ubuzima n'ubwo uyu munsi bwa butameze neza ariko ejo bizamera neza nkongera nkabwira Imana ngo urakoze kongeye kungarura mu buzima uyu munsi nge wije ndavuga nti n'Imana iwunyongeye naho ku ruhande rwanjye bavuga nti ndashaka gupfa n'ubashaka kwiyahura hari nabo njya mbibwira nkabwira ariko waretse nkajya muri no modoka ikangura wenda ari umushitanye twa turi kumwe arambwa atari ku mariro sezi ibyo twari tuvuze tuvuze ku miryango nda nti njya ho mvuka hantera umujinya ahita ambwira ngo tambwira nti kandi ubona ajya mu modoka nkiyahura ndavuga nti reka nze nkwereka nateye nambwe ninjira muri kaburimbo haba tiko mariro uzukuru umusazi kandi uko nkumva ibi bintu n'ubundi nakura nkabona ntacyo maze kandi koko nabikora rero dufite navuga ngo harandi majwi abaturwanya atwihutishiza gukora icyaha ariko tukiyibagiza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima rero reka turwane no kunesha satani uri kuduhiba kugira ngo dushake ubundi buzima buri imbere tube Imana ishaka ko tubacyo twibe icyo twe dushaka kubacyo ubwo tuzaba akanwa k'Imana Imana nibaho umugisha yego urakoze cyane utubwiye ibintu byinshi kandi birimo n'ubutumwa birimo inyigisho zikomeye nibyo koko birakwiriye abantu benshi bakwiye kureka kwiyandarika ariko none bakumvira ijwi ry'Imana kurenza kumvira satani kuko ijwi rya satani riza rigusunikira gukora ikibi cyane rwose rigusunika tugana ku musozo iki kintu cyakomeje kundwaniramo kubera uri kwenda kandi kwa kuri gushaka kunkubita ariko ndumva ntava kuri kamera ntakikubajije ndashaka kugira ngo usubize
Jonathan siyavuze ko yabonye umugore ra reka musubize kamubwire urabumfashije ariko kwikubitira agacu wambaye kuko niba hari ikintu gihari tugwije abajura tugwije abicanyi tugwije bitewe n'iki mwanze gukora muririrwa muza gufatira furi ku bagore muririrwa muza kuvuga ngo mwabonye ibi muri guhagarara mu nkuru mutazi mukazihamya reka nkubwize ukuri nutahagarika ibi bintu bizarangira ugiye muri gereza uko niko kuri kw'Imana ngo haye nta n'ikindi kintu nakubwira uyu munsi ni umuzungu ejo nabonye wituniye ku wundi muntu ntazi yo watoraguye ejo nanone hari n'ahandi namubonye ngo yari umukozi wa kwande jewe hari umugabo wanyihereye amakuru ambwira ati abakozi bakoze kwa pastor kuriya mugabo sinzi uwo ari we uwo mugabo ufite abantu baramuzi uri gutredinga muri social media amajwi ye karavuze ngo kakozeyo reka nkubwize ukuri n'umuntu uguha ikiganiro njewe utatuzahigana turwane kubera iki urimo uraza guhagarara ku nkuru z'ibintu utazi niba ukeneye ubufasha ngwino kuri kamera babwira ati ngewe mfite ibibazo ibi n'ibi ndashaka ko mumfasha ndi umuhanzi ndashaka kuririmba ni mumfashe ariko apana kuza ushaka kuzamukira ku mazina y'abandi ko dufite ibikomere twanyuzemo biza kuzamukira ku mazina y'abandi urongera nzagusekura urakoze cyane reka ngusabe kugira ngo noneho utambutse nimero yawe ya telefone nubwo abantu bari bazibonye ariko si bose ko tugenda twunguka abandi buri munsi unavujyaho usanga umunsi ku munsi nimero yanjye rero iri muri mobile money ibaruye kuri Marie Rose ni umukire ni 078 99 28 wa muhungu we ntuyifate nari ngiye kuyisubira 078 yego 99 28 yego 58 4 ngira ngo wa muhungu atayifata kuko aranutse sinamwemera ushaka ababyibushye urakoze cyane hanyuma nifuje ko tuza gusoza ikiganiro cyacu dusenga yego ndakwakiriye tena umujinya nagize birahoma ibintu zadukomera dusenge mu izina rya Yesu uriho kandi uzahoraho wambaye icyubahiro no gukomera uri data wa twese mwiza icyambere Imana ntabwo ubeshya icya kabiri ntujya wicuza ku ijambo wavuze urarikurikirana ukakurikirana n'uwo wabibwiye kazabisohoza amahoro tugushimiye muri uyu mwanya mwiza rero twabaye imbere yawe shoboza buri muntu wese urwaye umuhe gukira udafite uko agira umuhe kugira uko agira kubera kuri Imana ifite byose mu kiganza cyayo kandi ukuboko kwawe kwiza kugume ku bantu bawe iteka ryose ni mu izina rya Yesu amen ndafite umunezero w'umutima wanjye mwinshi udasanzwe banagira batsinze ku rugero mu mbaga nabishaka nari nzi ko basubiye inyuma bitari byiza ariko batsinze ku rwego rwiza Imana irashimye amen nukuri Imana niyo gushimwa cyakoze nyererewe mu kazi ntabwo namenye uko ibintu bimeze ariko nayo ndizeye ko ibintu byose bigomba kugenda neza cyane uko abana bose bakora tunabatere courage hari umwana utsi nk'uwanjye hari uwaba 14 njara bati noneho mama uranyica abandi none se ndakwica gute ati mama nabaye wa 10 ndambwira oya mwana wanjye wagerageje nawe wundi wumva ko yasubiye inyuma nawe ntumucireho iteka ahubwo umutere courage utaha bizagenda neza watubwira ibanga umubyeyi ashobora gukoresha kugira ngo abana bige bashyize umutima hamwe kandi bizeye ko bazatsinda ibyo ntubimbaze biragoye kandi wowe wumva bawe batsinze uzi impamvu kanivuge dore hakana ubwo waragarama yego yewe impamvu bazisaga tuvuyemo kandi bari basanzwe ari abahanga ahubwo kubera intambara tuvuyemo nizo zankanze ntekereza ko basubiye ariko uko nabitekerezaga siko bari cyokoze wabaga uwa mbere yabaye wa 7 noneho uwabaga uwa 5 yabaye wa 13 uwabaga uwa 7 nanone nundi baheraga kuri 7 kugaruka kuri 1 nta numwe ugeze agera muri 15 n'umutoya wari uri mutarigaga wagiye ku ishuri kwizina ry'Imana nawe sha nukuri mu bana 46 yabaye wa 23 haleluya utazi bipfa nibikira kandi mwana igihembwe cya kabiri yize yego
ese urumva hari ikintu nta kintu kandi nabo bahuye n'ibikomere birabahura bo baranabirebesha amaso yabo, bo barabireba bakabireba ngo ngwino urore, bo baranabizi cyane. yego kuko ni nabyo nahoraga mvuga nti rero mana abana banjye nubwo nyine ntagira umutima cyangwa se n'iki, ariko sinizeye ibyo bazakora none. ariko ibaze ku kigo gishyashya, iki bintu byose ni bishyashya ku bana, ariko baratsinze. njye ndumva ari ishimwe ni ukuri byanejeje umutima wanjye uyu munsi. nanjye biranejeje ni ikimenyetso cyerekana ko umwana w'umuntu yaguta, wahura n'ibibazo byinshi, ariko Yesu we ntiyakureka. buriya uzi nkubwire, Yesu niyo ubaye ikirara ntabwo kureka. yego kuko we ishyaka n'umuhate yagize nibyo kuza kunshaka. yego kandi iyo abonye 99 ziri mu rwuri zitari gukebakeba, ahita ajya gushaka ya yindi yuzuza 100 akayigarura mu rwuri. yego Yesu ni umwana mwiza. ni umwana mwiza. yari umwana mwiza simbizi mbanabuze ko bivuga. nyine Yesu ni inyangamugayo. nyine kubera ko baravuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubugingo, n'ubundi ni umwana. Yesu ni umwana mwiza. Jewe nsigaye mbura ukuntu mvuga Yesu nshingiye ku mirimo n'ibitangaza by'ibyo yakoze. yego navuga ngo shima. mu buzima bwa Marie Rose mbere twari turi mu bihe byo kuvuga ubuhamya, ibi n'ibi byabaye, abakunzi bacu barabikurikiye barabizi, ariko hari igice tutavuzeho kijyanye n'iyobokamana. uzi ko abantu bazi ko udasenga, abantu bazi ko utari umukozi w'Imana. nyine reka nkubwire, buriya biragora cyane, cyangwa se buriya amata yatokowe kugira ugire apeti yo kunywa amata biragora. bigusaba n'ujya no kuyanywa wikangamo kakana. rero rangaje babonye yari habanye no kubabwira icyo narindi cyo cyangwa n'uwundi we. yego ariko uko igihe kizagenda kiza gisiga ikindi, Maria Rose azongera abe Maria Rose. kandi Imana kuko ari umubyeyi yo navuze ngo we ntabwo ibyo dusiga. imbabazi n'ubuntu by'Imana biguma kuri twe. imbabazi n'ubuntu by'Imana biguma kuri twe. hari umuntu ushobora kubyumva akavuga ati ese Maria Rose yakijijwe ryari? ndifuza ko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza aryahe? nyagasani hano ari ntama w'Imana. uzi isi igihari ntabwo nabyibuka, ni kera cyane. buriya hari ikintu tujya twitiranya, kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. ushobora kumwakira nk'imyaka nka 40 ikabishize, ariko wagenzura igihe waherewe agakiza cyangwa imbuto ya mwuka, cyangwa se ikavuga nk'imbuto ya mwuka wera, ugasanga nibwo gikizwa. noneho twavuze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, reka ngereranye, ukubatizwa ashaka hashize imyaka 7 n'atari 6 n'irindwi. yego hari nyuma yuko reka mbivuge na byerure umubare, hari nyuma yuko urugo rusenyuka cyangwa rwari ruke? rwari ruhari. Roza nabona umuntu ari kuganira kuko ndabona ibintu bikomeye. Niba ndi imbere ya kamera nta nubwo ari butinyuke kunkubita, ariko kukize nta kujwigiriza. reka twigarukire ku mubabaro, ku buhamya bukomeye bw'ubuzima, ariko icyo tutagomba kugaruramo wakitubwiye ntabwo turi bukigaruremo. ikintu kikugora mu buzima bwawe uyu munsi nk'umuntu wikoreye inshingano wipapuka n'imama, kigoranye ku buryo niyo ugiye gusenga uvuga ati Mana ndakwinginze iki cyo ndabona kigora? ni nyirinzu barandirora inzu, nicyo kintu inzu. Yesu Kristo we, ejo uri twapfuye amazi abwira abana banjye ngo ni ibyaha. niyo ryashaka abakunzi bacu sinzi ikintu navuga. sungura umushaka kuvuga iki? ndakivuze buriya umuhanga wo kumva yumvise. nawe
wapfuye ntawe umubuza kunuka nshuti yanjye. ese Maria ro ikintu cyitwa imbabazi wemera ko kibaho? Ntazo ngira, sinazemera ko narazigira. Nta muntu wahereza imbabazi? Nta mutima mfite. Ariko wemera ko zibaho? Yego. Wemera ko imbabazi zibaho? Wambwiye ko wabatijwe. Umaze kubatizwa warigishijwe wigishwa umubatizo nizi gica amezi 6 umenya kwatura gusaba imbabazi no kuzihabwa icyari cyo. Uyu munsi ni igiki se kikugora kuba watanga imbabazi? Ni byinshi. Mbwira kuko ndabizi ko si ibanga kuko si umuntu turi kuvuga. Ikintu kingora gusaba imbabazi gutanga imbabazi. Yego. Umuntu wampemukiye kumuha imbabazi, ubwo uraza gutuza no bwabujijwe bwawe ngo Imana ngitubabarira twayicumeho byinshi. Reka nkubwire iki se umvugira ikibazo nuko ugira umunwa nyine. Mbona yango nitangwa kugira ngo utaza kukivuga nyine dore ko byakuyobeye impamvu nshuti yanjye. Niba hari ikintu kibaho rero ibintu bita kubabarira, yego ariko ugahora wibuka imbabazi zaranze. Kandi ngiyewe mba numva niba mbabarije binarangire, ariko kandi nkubonye mu nzira sinagusuhuza kandi ngo mba narakubabarira. Imbabazi rero uramubabarira ariko wamona mu nzira ukumva utamusuhuza. Bya bintu nkabyibuka. Ariko ikintu kibimuteranye ndacyumva. Ni iki? Ibikomere byinshi. Nkuko kankubwira umuntu mba numva nta buntu ni mama. Kigugwi. Ni unteye uyu mwangaro cyangwa umuntu ngana gutyo. Yabura reka nkubwire sinjya ndenganya n'umugabo wanjye. Sinjya murenganya pe. Ndenganya aho navuye. Imana izabihushe nibona igihe nko no kubima. Nageze ubwo mwinginga namwe ngo basi yafasha umunsi umwe cyangwa karota akamamagara ngo mwana wanjye arabyanga. Ubuse yabitewe n'iki koko ibyo numva ari byo? N'ubwa mbere nabyumva ku buzima bwawe njye unarinzi ngo mama wawe nawe mbese wowe n'umuryango nta kibazo, ariko urumva nimba utababarira mama ntawe sigaho. Imana izadore umutima w'imbabazi ko nta muntu upfa kuwutanga, nta n'uwawe ushaka ngaho ubona, ariko Imana yawe uguhaye wawe ugira. Yego, ariko birakwiye kumubabarira akabura ntikabonekere nyina w'umuntu. N'ubundi njye namushyinguye murona ntabwo arashyingurwa cyane, kandi yapfa akavuga nkamenya ko ndi imfubyi. Yenda yumbwira umugabo baragapfa bose, yumbwira umugabo ubwo rero bose baragapfa kuko umugabo shawe imiheshu umugabo niwe yewe nanaye turimo muri iki kiganiro. We ariko ni aho bwishwe ibyanyobeye ibyo. Wowe urimo uragikatisha ukakijyana ahantu hageze. Urumva nimba uyu munsi ikintu kubabarira kitakuri muri batari impano ukeneye kwakira. Abo nabihakana muri nteye kwakira impano nyinshi muri njye.